hari ibintu bya bindi byaba by'amasimento waturutse cyane mu kanya turi gufatira ijana na karindwi mukomeze gukurikira n'undi ijana na karindwi n'ibice bitanu honore tumushimire cyane nawe dushimire kandi abandi bose bagiye batandukanye kugira ngo bemere ko tutambutse imikino live kuri radiyo imana n'ihembe ya kane ka Gishumbi. Dushimire cyane kabisa urabona ko banabo ni benshi tugiye kuzano urabona batuza ko turi nimero avuga ati nambaye kangahe ati nambaye gusanzwe umuhindukire akaba ari na kapiteni Ndahiro Jean Claude akaba ari na kapiteni wa Musanze. Abantu mukiriza Ruvune, abantu mukiriza Kageyo hano hafi, abinyanyenya b'imiyobe, abimanyagiro byose uzamukuza wireba imikino izarangira ku munsi w'ejo. Abantu bari hano muri byumba hano hafi kuri Gaturage, abantu muri za Eyari, abantu muri Kutumbira hirya no hino hagiye hatandukanye. Ndabona amazi atangiye muri Nyamateke ibonye inota rya mbere. Nyamateke ibonye inota rya mbere ku busa bwa Musanze. Reka turebe igitego cya mbere, reka tuvuge igitego none nibwo murabyumva. Aratanga neza kuri Musanze cyane. Rurindo bamaze kubona feti yabo ya mbere mu cyiciro cy'abanyabategarugori. Amanota 25 kuri arindwi ya Nyanza. Cyane feti ya mbere irangi hano mu mukino wa kabiri. Wa kabiri Joriyasi rwose ubona ko imikino urabona ko Nyamateke iri hejuru batangira bahaga Musanze ariko muvandimwe hano Serivisi ikiri inyuma igitego cya Musanze. Mbona nimero 10 wa Musanze niwe ugiye kuba aremanye Gitusi niwe ugiye gutera senzora itanga. Reka turebe teramo ariko igitego cya Nyamateke hariya. Nyamateke ibona igitego hano, igitego cya kane cya Nyamateke, igitego cya kane cya Nyamateke. Ndabona na Rulindo na Nyanza bagiye kugaruka mu kibuga mu bana n'abategarugori. Uretse ko turacyari mu cyumweru cyo kwizihiza umunsi w'abagore International Women's Day, umunsi mpuzamahanga w'abagore. Niyo mpamvu umugore ku isonga akaturebe hariya Perekiro vuba acara pasi aramuroba akoramo neza ariko umupira awushyira inyuma n'igitego cyanze. Musanze Ndahiro Jean Claude namba uno hivyo namba hariya kapiteni kapiteni Musanze woni igitego hano. Serivisi ya Nyanza hariya, Serivisi ya Nyanza nimero zabo ariko igitego cya Umurugiye kuri Serivisi Amwita Umurerwa Rosine nimero 10 Umurerwa Rosine ugiye kuri Serivisi. Reka turebe Rosine Serivisi waniya atasi Anyanza yamwita neze ubona Julius ko intwari z'Agasabo hano iratangira ariko hano imikino yo irakomeje. Reka turebe igitego cya Nyanza hariya, igitego cya Nyanza kugira ngo nimero za Nyanza biragoranye Julius. Nimero za Nyanza nimero 3 wabo bamwita nuwanyinjira Golazo ya Rulindo, igitego cya Rulindo. Mbona ugeze kuri Serivisi nimero 3 ariko neza cyane yamubonye ibyo Golazo ya Musanze. Hanyuma hano Gasabo na Ngoma imbaraga zidasanzwe naho Gasabo na Ngoma imbaraga bose batari bakwiye. Umukino witeho ni umukino urimo kuza MTC Rwanda MTC Rwanda imikino ko igenda y'ikubato y'ikanyisora katurere ko biza kuba birayano yuriya
berekana ko umuyobozi kuri serivisi aragirana bose akajya kwerekana umwanya Musanze ifite 10 Nyamasheke 9 reka turebe Musanze kiza cy'umwanya 11 bya Musanze ku 9 cya Nyamasheke ifite 9 abantu baracyasomeye abantu bagiye batandukanye ndabona bagiye yitabira ino mikino umukino uri kuri biti no hejuru Nyanza na Ruri no banyafite barimo akaba bakomeje akaba imikino ikomeza kugenda agasaba faro ndetse baragenda baza urabona ko noneho ariko tubabwira ko umukino uvamo umuntu turi kuri biti no hejuru cyane bigaragara abantu b'igicumbi bibagiye gukora igicumbi cyane mukanya kigasabo yaza guhita yigendera ariko nabonye ni mugorane cyane naza gufataho Sandrine iyo bagiye kuba bakimaka muri football ibyo bita gukimaka Você não murata tirar, ndetse kandi hari n'uri kuri controle Eric Maestro hariya